anamuka mu nzira ze zose. Ari kuvuga ngo hari ibigendana no kuba ufite imitima ibiri. Kunamuka ntabwo wakwitandukanya nabyo. A double-minded person, a double-minded man is unstable in all his ways. Imitekerereze iyo iri mu bwoko bubiri ikaba iri mu cyicaro kimwe cy'imitekerereze y'umuntu, ntabwo ashobora kuba stable. Ni ukuvuga ngo ari destined gufailinga, azabura icyo afata n'icyo areka, kuko azaba afite intambara ziri kurwanira mu bitekerezo bye. Niyo mpamvu Yakobo avuga ngo umuntu w'imitima ibiri anamuka, ntabwo azakora kimwe ngo kigereyo. Ibi biratanga ibisobanuro bikomeye ku buzima abizera babaye w'iki gihe, kandi biturutse ku kuba hari imitima ibiri. Ubwo mu muntu ntabwo akwiriye kuba afite imitima ibiri niba ashaka kutanamuka, niba ashaka kuba yagenda mu nzira imwe bigakunda, ntananirwe, ntacike intege, cyangwa se ntadeviye, ntahindura icyerekezo. Bisaba kugira umutima umwe. Then icyo nkikivuga, wibuke umutima ni cyicaro cy'intekerezo. Ubwo nivuga kugira umutima umwe, ndi kuvuga kugira imitekerereze y'ubwoko bumwe, udafite ibintu bibiri muri wowe, ahubwo ufite ikintu kimwe, utekereza mu mujyo umwe, utekereza mu murongo umwe, udafite uburyo bubiri buhabanye bunyuranye utekereza. Kuko ibi nubigira, nta shiti ishyano riba riri aho hafi. Kuko umuntu wa mbere tubona mu itangiriro, igihe yagize imitekerereze y'uburyo bubiri, yakuruye ishyano. Mu Bukristo iki gihe abantu bazi iby'umuvumo, ndetse bakaba banazi ibimenyetso byawo, bakaba bakureba bakavuga nk'urikiye nk'ari iby'ukuri, bitewe n'uburyo abantu bato